bakwirukanye n'ukuri za ninde uhari mama na papa barahari ahari Fabien arahari papa ni uhari gusa none se kuri hano kuba bakwirukanye uri kumara mva nyine za barugende mu gikoni nyibiri biryo reka oya urabizi se ngera mu gikoni ndakwinjiza ndashonje sibyo no kuba ntagerayo barakwirukanye ubwo nabizana gute mva nyine mubwiye ndashonje ndapfuye umwana wanjye ameze nabi kwa kubura amashereka mba ugenda unyibire niyo cyaba igikoma ikintu cyose gihari cyo kurya mba barukimwe ushobora no gusanga nta n'ibiryo bihari basi gerayo nyine urebe ubinyibire ubinsane ndakwinjiza bosi yahita nyica yarakwiye ntabwo ari bukwice ntabwo papa ajya agira mu gikoni nyine se ari mu gikoni oya kusinambona mbizanye navuga wowe ntabwo uri buce muri saro uraca mu gikari ufata ibiryo mu gikoni ndende ugaruke hano please zambabara ndagusabye wowe ushaka kunyirukanisha kuko ntabwo bari bukwirukane yewe nta muntu uri bubimenye ndabirya hano mitenze nushaka nyingurire ninjire muri aka kazu kawe ariho mbirira bundi mitengenda yuko ntari biguma aho ngaho kanze ngiye kukurebera ko nakunda ntabihari mbabarira niyo wasanga ibyo basigaje ibyo byose bipfa kuba biribwa biri ku masahani hariho hose ubinzanire aho ngaho kanze mureberera mbabarira ikibona cyose kiribwa cyangwa urareka cyangwa fugase ntabwo ariwe ndi kubwira urareka nita cyangwa ntabwo ureka nita uravuga sinukenge nyanga nakaje nje kukurangiza ariko ndagira ngo mbwire ikintu kiri mu bwonko bwawe kandi ucyumve neza kuko ari mahirwe ya nyuma ngo ayi ntabwo nshaka gukora amaraso yawe ariko ndabona ari byo uri kunshoramo aka kanya ngiye kugenda mbwira umuryango kwa Anita ko nagushimuza mbwira Anita ko wapfuye byarangiye yiyakire yumve ko atagigufite ko nabonye uvuye mu buzima bwe ariko yankunda numvisha ari no gupfa utekereza ko azagukunda Ngombwa azagukunda wese warapfuye noneho kubera ko ndi kumva uri kunzana ubucucu bwinshi watagewe aka kanya icyo kintu mutacyumva cyuganye ndakwirangiriza kugushimuta ntabwo byananira ariko ndashaka kuguha ubuzima ugende wiberewe nushaka mwica ntabwo nzamureka ntabwo amafaranga muzinga uzamukinga umuntu akubwiye kangahe wowe nta nubwo ukunda ubuzima bwawe ushaka ko nkora amaraso yawe tega amatwi turi amatwi yombi aka kanya ni uko nguko ngiye kubigenza ngiye nkore ibikwe na Anita tugendere mu Bwongereza wowe ugerageze ndaguha udufaranga cyohere kuri ya yandi naguhaye wajya mu Bugande wajya kwiyahurira hehe ariko atari njye ukwishe unyumve kandi untege amatwi kuri iyi nshuro icyo kintu uri kucyumva ntabwo uri kucyumva ntabwo uri kumva wowe urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera naho nyicarira niciri nabandi se murase wikwirirwa wikomera imbaraga Emir, jya mu maso. Waretse gutuma mena amaraso. Ko ndi kuguha amahirwe ya nyuma mu buzima bwawe. Nta nubwo wikunda. Anita ntabwo namureka. Byashobora se umukinga. nyine uri mapanzi
witangira kugira ubwoba Fabien. aya mahitamo yanjye numva mfite aho kugira ngo bambikemo isasu nanjye ndagira uwo ndibikamo ngaho nyumvira nurimubikamo agaceceka akiyangira n'ubundi Anita ndamwica natabyemera we byakunaniye kubera amarangamutima y'umukobwa wawe wese Fabien kuko gutyo uwanyiciye umwana tukabana ubwo nyine urahitamo ko bari bukubikamo ariko njye Fabien ndikunda reka uteguje ashobora no kukurasa akabivuga bakerekana mu makamera ariko uwo ninde wakomeje gucukuza ya modoka uri mu karisha ntabwo arayirangiza arayikora se ngo itumarire nayikore tuyigurishe basi tuyihungiremo nayikore ariko se turayihungiramo tumucikire ko noneho yabaye nk'igisari ahubwo reka nkubwire njye Fabien ndikunda uri kunyumva ndikunda aho kugira ngo njye barimbikemo Anita ndamwica reka nkubwire uko natekereje yabona akajyana yarara nari kusembera nkamushyingira nubwo atari uwo amarangamutima y'umuntu ko ukwiye kwimana ntazitekereza ko yabuze abandi bakobwa kuko ashaka Anita reka nyine ibigeragezo biratuzira ubundi kuko ari we yahisemo we ngo yashatse undi mugore Fabien ni wowe mushyiri byose ni wowe aho nyumvira ngaho nyumvire amafaranga hari n'atanu wari wampaho ngo uretse ngo akombeshya ngo niyo njya saa sita wari wananguriramo agakanzu si wayahaye umugabo wawe Fabien ko yaje agwa mu bibazo nyine bingerekeho nanone reka twongere tuganira kuri filime yacu inzira y'umusaraba noneho ahantu yageze turayishimiye niba rwose nyirantambara baramukanze we na Fabiola na Rugema noneho barabakanze barumiwe byonyine kubashyiraho imbunda byari igitangaza gikomeye barabakanze mu buryo bukomeye noneho reka tujye ku yindi tepo ikurikira ese ubu iribagiza na Cyusa kuko barabana badasezeranye badakoze ubukwe turarindira abantu badakoze ubukwe ahubwo se uyu mukobwa Isimbi kuko we araziba ngo zerekeza hehe yo umusengero disi nta mafaranga ntaki inzara iramwica n'umwana arara mu nzira cyakoze ababyeyi baragwira reka mubwiye nimba bakunze Isimbi nkanjye yihera rayiti nimba si bakunze Isimbi ukunamo kwitwara muri minsi kanda muri comment aho hasi uvuge ngo Isimbi komereza aho ngaho uvuge ngo Isimbi pushinga rwana kabisa ariko ndabona ngewe Cyusa mukeka ukuntu ameze noneho Zamu nawe ubona ko yatangiye kugira agatima ko yemera akajya kuzanira ibiryo iribagiza yatangiye kugira umutima nk'uwabaye iribagiza n'ubundi yatangiye kugira umutima mwiza tugira umutima mwiza rwose naho ubundi Rugema we afite ubugome bwinshi aracyafite amakare aracyafite ndebera nk'ubu buryo yari abimenye neza kandi ntibabiho undi mwana ngo yibereho ngo yiye nawe yikomereze ahubwo barimo kugenda babishwanyiramo reka nkubwire wowe utarakora subscribers cyangwa se kanda inzogera aho ngaho hanyuma tubane buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuri iyi channel dufite ahangaha buri munsi dukomeze twibanire naho ubundi aba bantu bo urabona ko na Emile mukabyara Emile ari mu cyaro cikire bano bantu Emile baramwishe noneho Emile baramwishe pe neza diaspora rero ku diaspora mufashe uziko badashyiramo n'umutima badashyiramo n'impuhwe koko ubu ngubu Emile kuko ntibamutwicana mu maso we